Mu gihe Shema akundana na Ravi, Yves agakundana na Mimi, uwitwa Aline we akaba akunda Shema ariko Shema atamukunda na buhoro, kuri ubu ngubu akaba yamuteze agatego kuko bagiye gukora ubukwe, ariko mu by'ukuri ubwo bukwe nta buhari, ni agakino ari kumukina. Abareba iyi filime ya Jojo ngira ngo murabikurikirana cyane umunsi ku munsi, aho Mimi ndetse na Yves baryohewe n'urukundo kandi ko kubona bakundana true love, aho buri munsi umunsi ku munsi uba ubona nyine bitanaho ibintu biri romantike. Si bo bonyine kandi gusa n'uyu nguyu Shema ndetse n'umukunzi we Ravi nabo usanga bakundana mu buryo bukomeye, kuko usanga akenshi na kenshi baganira ibintu nyine byubaka, ibintu buri muntu wese yakwigiraho cyangwa se yafatiraho urugero. Murabizi ko Ravi mu bihe byashize nyine yari arwaye kwa muganga, ariko ntabwo uyu nguyu Shema yahwemye kumwitaho cyangwa se yahwemye kumuba hafi, akajya amuzanira buri kimwe cyose akeneye kugira ngo abashe kugarura ubuzima cyangwa se abashe kugira ubuzima bwiza. Ibintu bigaragara koko ko aba basore bo ubwabo bakundana n'abakunzi babo urukundo koko rwa nyarwo. Ese wakakwiye kwibaza ikibazo, wowe ufite umukunzi umwitaho mu buryo bumeze bute? Ese ntabwo waba umubera umutwaro ku buryo yakumva arimo kujya agenda arambirwa mu rukundo mukundana? Aha muri amakomenti mumbwire uko mubyumva cyangwa se uko mwebwe mubibona. Urukundo rero burya narwo ngo ni indwara, kandi burya ngo itavuwe yakwica nk'izindi zose. Ari nawe amaze gusarira uyu musore Shema, ngira ngo murabona ko Shema rwose ari uyu musore mwiza w'uburanga, nta mukobwa utamusarira, ariko nanone ntibisobanuye ko wageza naho wakwifuza gushaka n'ibintu runaka byakakwiye gutuma umuntu agukunda kandi atakwiyumvamo, ari nabyo bishobora kuba byakwangiza ubuzima bwe. Arina rero muramuzi rwose uko yitwara ntiyaheza, ajya gushaka imiti nyine yasiga uyu Shema kugira ngo amukunde, ariko nyine bikagenda biba impfabusa. Mu rwego rwo kugira ngo rero uyu Shema amwereke ko nyine ibi bintu yabimenye ariko atabimweruriye, niko kumukina agakino kugira ngo hanyuma yumve ko bagiye gukora ubukwe ase nk'aho atuza, ariko mu by'ukuri ubukwe nta buhari. Guys, muri amakomenti rero, ese wowe waba warigeze witwara gutya ku mukunzi wawe? Ese wenda umukunzi wawe ufite mwamubanye mu buhe buryo? Aha muri amakomenti mumbwire uko mubyumva. Iyi ni intimba ya Ravi, njye ndi James Legend, mbibutse ko mbagezaho izi nkuru 5 kuri 5 umunsi ku munsi, nkazibagezaho ndebye inkuru ishobora kuba yabanezeza, hanyuma namwe mukambwira iyo mukunze twabashyiriraho ubutaha, hanyuma ibintu bigakomeza kugenda biryoha. Ni James Legend mwakomeje kubana nawe wamamaye. Imana y'u Rwanda ihorane namwe, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza aho muri hose. Icyo nakwifuriza no gukora subscribe, share, like, comment, ubundi hagashya. Ejo ni heza. Ciao ciao.